tumeze nk'indirimbo kuko buriya nakuze nkunda babyumva uhore. Icyo gihe rero natangiye kubyirukana band boys iri kuza ndavuga ati ibi bintu harimo akantu. Ndibuka ninja ahantu muri studio bari kurikodinga hip hop, ngezeyo ubwo nagezeyo nyine nsa nk'utembereye ngiye kureba uko ibintu bigenda. Nibwo natangiye kubona ko nyine bya bintu bishobora gushoboka, ntangira no gusura iby'abasizi. Ariho natangiye kumenyera umusizi Bahati Innocent, niwe namenye bwa mbere. Nabonye abakobwa bashize ubwoba, nabonye abahungu, ingeri zose nzinyuraho zose ugenda ubaha buri wese umugemera ikimukwiye. Mega Live TV. Shuti bakundwa ba Mega Mind Live TV, aho muherereye mu mpande zitandukanye zose z'isi, reka dutangire tubasoza tugira tuti amahoro, imigisha, guhirwa, ibyo mukora byose bibagendekere neza. N'umuvandimwe Abbas bahaye ikaze, kandi sindi njyenyine muri studio za Mega Mind Live TV, ndi kumwe n'umutumirwa ndi kumwe n'umusizi Bertrand. Yo, umusizi Bertrand. Nago ndi njyenyine nyine nkuko muvyumva, rero mpamvu ari bugende habaho gusangizanya amagambo. Bertrand, duhe kapera. Ikosa si ugukosa, ikosa no gukora ikosa ariko mu by'ukuri ukaba udashaka kurikosora. Uburyo ikintu udasobanukiye ntukacyanga, ahubwo ujye ucyubaha. Ihorere shenge, ishiriyo ntimba, nta kabuzi cyawe niba ari cyawe, niyo cyagusigiye kizakikugarurira. Yo bakunzi ba Mega Mind Live TV, rwose ndabasaba, ndabinginga kandi ndabashishikariza gukora subscribe muri aka kanya mukibyibuka kuko ari ingenzi. Ubwashize twabateguriye band yitwa Brotherhood Music Band, nyuma yaho twabahuje n'abastari bagiye batandukanye, ariko umunsi wa none turi kumwe n'umusizi. Bivuze ngo uko iminsi ishindi kazi bigenda birushaho kuba byiza. Ndajya mbabwire yuko ejo nono ni byiza kurushaho. Nimuzacikwe, niba utarakora subscribe hituyikora aka kanya kugira ngo utazagenda ucikwa n'ibindi byiza. Mega Mind Live TV ikomeje kubategura. Bertrand, amakuru y'iminsi ni meza cyane yanyu. Yacu ni meza Abbas. Hanyuma hari abakunzi bawe baguheruka mu minsi yashize. Reka mbaho umwanya mubibwire birambuye, munabasuhuze kandi mubabwire yuko namwe mukibafite ku mutima. Barabizi, bari ku mutima. Nicyo nahera. Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ngenderaho, nitwa Ishimwe Nsabimana Bertrand. Ni nayo mazina abanzi ku Cyerekezo TV, abanzi ku nkuru n'amateka, niyo mazina. Barabyibuka cyane ati ni ikiganiro mwateguye kandi mugiye kugezwaho nanjye Ishimwe Nsabimana Bertrand. Gahitu komeza ukabahindura. Ariko mu n'amateka ari utuntu twinshi ngenda nibukamo, babajura kabuhariwe bibye banki. Ariko zirankuru izo nkuru tugenda tuzicamo muri makeya. Bimwe mu bihangano byawe wasize hanze ukumva bigukoze ku mutima, ibyo dushaka kuza kugarukaho muri iki kiganiro. Ariko mu by'ukuri byo wawe wibuka ni nk'abingahe? Nakoze ibintu byinshi, ariko buriya hari utuntu njya nkunda gushyiraho umutima cyane ngo turanejeje, n'utuntu nkunda kwikurira mu mutwe. Nshobora kujya muri library nkajya gusoma wenda nk'igitabo, nkabonamo inkuru nziza, ariko kugira ngo igire ubusobanuro bwimbitse bikaba ngombwa yuko nge nongeraho amagambo yanjye. Nk'iriya nkuru wari uri kuvuga y'amabandi 25 y'ibyo banki, iriya nkuru narayisomye mbona ni nziza cyane, ariko noneho nkabona ni kagufi, nkabona no gutanga inkuru gusa, nkabona iraza kuba imeze nka filime. Ndavuga ati noneho reka mbigenze gutya, reka nongereho ibitekerezo byanjye. Gafite iminota 12, naragakunze cyane. Waragakunze kugeza igihe umenye n'umwanya kagutwara. Ariko ntekereza ko iminota 6 ya mbere mu bintu byose navuzemo ni ibintu nicaye ndiyandikira. Urandika kabisa, urashishira. Ni comment kuri cya kiganiro. Nkurikije ukuntu nkibuka nuko nakumvise mu minsi yashize kavuga amafaranga uyatunze abafite byose, akubita utare rukoro. Bamwe bagatangira kuba kajya ni kuzimu cyane rwose. Tunyuriremo muri makeya niba ntabagoye. Kariya kantu haraho navuze nti ati amafaranga iyo uyafite, hari ahantu nagiye nsa nkushyiramo imizimizo, kuko ubusizi ntekereza ko biba biri mu maraso. Hari ahantu nagiye nshyiramo imizimizo,
wenda nshobora kuba nasobanura wasubira kongera kujya kukumva nibwo yakumva icyo ndi gusobanura uyu munsi hari aho navuze ati iyo ufite amafaranga n'igifaransa urakididibuza nyibukije umuntu wanditse ejo bundi kuri stati abanga uburya iyo uvuga ngo wasinze ariko nta gifaransa uvuga ntuvuge n'icyongereza icyo gihe uba uri kwibeshyera nakomeje ngira nti iyo ufite amafaranga n'igifaransa urakididibuza ubwo njye navuze igifaransa wenda bitewe n'uko nkatwe abubu dukunze kuvuga icyongereza ubwo rero mvuga ko wenda ntuzatangare nuhura wenda n'umwana w'ejo bundi yariboneye amafaranga ugasanga ari kuvuga igifaransa ibyo ni ifaranga ariko atansiyo y'amafaranga ashize n'ibyo wari uzi byose urabyibagirwa kuko ukubonye wese akubonamo ubukene umukene ni bamufata nk'injiji ntabwo ari nyiri kumwita injiji muri sosiyete kwibaza ikibazo ubukire buhurira hehe n'ubwenge ubukire n'ubwenge icyo gihe ntabwo ibintu byaba biri mu kiganiro ariko ni ibintu bije ubukire n'ubwenge bihurira he ubwo icyo gihe byabaho yuko nabivuga uko mbyumva nta kibazo njye uko mbyumva ntekereza ko mu bintu bijyanye no gukira habaho gushirika ubuti ariko nanone ikintu kiza imbere y'ibindi byose njye mwifata nk'amahirwe kuko ushobora kubona opportunity noneho wabona opportunity ntuyibyaza umusaruro wenda bitewe n'ubunebwe ariko iyo ushiritse ubute urakora ariko hatabayemo amahirwe ni wa wundi utangira ejo ukumva ngo byongeye byapfuye njye mbaramo amahirwe ugashyiraho umuhate ubundi ugakira ubwenge rero aho buza kuza ni management niho ubwenge butangira gukora njye niko mbyumva niko ubyumva nawe ukurikiye Mega Mind Life TV wemere kuzabitubwira muri comment uko ubyumva ubwenge n'ubukire bihurira he kuko umuhanga umwe yaravuze ngo ntuzamwita umuswa kurusha amakwaje akurusha ifaranga mwita umuswa ute kandi akurusha inoti hanyuma ibyo twe kubitindaho kari akanyuzemo reka twigarukire ku gisigo cyawe uherutse gushyira hanze mu minsi yashize ariko nabwo ntigitindeho ugahita wongera ukacyisubiza sinzi niba waragisanzemo amakosa ariko kiriya gisigo cyankoze ku mutima niba nibuka neza uko cyitwa n'ijwi ry'umuzimu ijwi ry'umuzimu hanyuma tubwire muri make impamvu yo kwandika ijwi ry'umuzimu nabyo ni titire ikomeye utubwire muri make uburyo byaje noneho duhe na kapera kiriya kiganiro igisigo kiriya gisigo ni igisigo cyantwaye imbaraga nyinshi cyane igisigo cyantwaye imbaraga nyinshi cyane buriya nari nagikoreye na video ariko video kubw'impamvu zanjye bwite nticyasohoka hanze mpitamo kuza gusohora iriya audio mwabonye amazeho mbanza ari amasaha 2 itongera ivaho iriya audio mu by'ukuri kiriya gisigo reka mbihere mu muzi kiriya gisigo mu kucyandika njye nagize inganzi iteye irya naricaye ndatekereza ndeba ubuzima tubaho kuri iyi si umuntu arapfa akagenda ntitumenye iyo agiye nyine abagiye ntatubwira uko bimeze ariko nkatwe kubera ko umuntu wenda kumva ko umuntu mwabanye ngo arapfuye ngo aragiye arazimye ni ibintu tudahita dukura twumva ko hari ahandi hantu yagiye aho hantu yagiye rero njye nabashije koherezaho ibitekerezo byanjye bigende bidusurire abasizi muri abantu bigende bidusurire ndimagine ese wenda nta muntu udafite uwo yabuze nk'urugero nimba mfite umufamiliye cyangwa se wenda reka gite wenda nka sogokuru wanjye wenda yarapfuye akajyayo mu by'ukuri akaba areba ibintu byose nkora hari amanyanga nkora amafuti ibindi akabona nkoze ibintu by'abagabo ibindi akaba yabive bakavuga ati ibyo bintu urimo ndagenda noneho ntekereza nishyira mu mwanya wa generasiyo yacu y'uyu munsi nk'abanyarwanda uko tumeze noneho mfata n'abatubanjirije abo twita abakurambere bagiye noneho nishyira mu mwanya w'abakurambere noneho bo bareba ibyo dukora uyu munsi hanyuma mera nkaho nagezeyo ngiye barantuma kugira ngo ngaruke noneho mbabwire ibyo bantumye muri make wakoranye ikiganiro n'abakurambere
Yes. niyo mpamvu nabyise ijwi ry'umuzimu. Njye nabikoze nkaho ari ijwi ryantumye. Ijwi ryantumye. Okay. Deho kapera gatoya kugira ngo abantu twe kubicisha amatsiko. Kumera mfura yanjye mforesha ndasira imitima imwe yasabitswe ingoma n'amasarigoma yigomeka ku mahame y'ukuri ku buzima. Mwana wanjye uraho, umuntu umwe ni wowe usigaye, izindi zanze kugandukira umugabo zizira ubugabo. Nawe urabutyo mu ngoma zose, zaba izitanaze n'izitaranguye, bene imitonzi cyangwa isatura. Ntuzacike intege uzakomere ku kuri, ntuzabe ikigwari. Reka ndekera. Ariko mana yanjye we, impano ziragwira. Iryo ryari ijwi ry'umuzimu. Nyuma y'igihe tutaramenya neza bizaba ryagiye hanze, ariko mu gihe tarajya hanze hari ibindi bikorwa byinshi umusizi Bertrand akomeje kudutegurira kandi byiza. Hanyuma Bertrand watangiye byari ubusizi. Ubusizi buriya rero sinzi ukuntu abantu babufata, ariko buriya ngewe ku giti cyanjye n'umuntu uririmba music, umuhanzi usanzwe uririmba yaba gospel n'ibindi byose mbifata nk'ubusizi. Ubwo ngiye kuvuga igihe natangira ubusizi, ndibuka kera nkiri umwana muto nari mfite agakayi gato ka Musana kaguraga ni 150. Ako gakayi nari ngafite nandikagamo utuntu tumeze nk'indirimbo, kuko buriya nakuze nkunda babyumva uhore. Icyo gihe rero natangiye kubyirukana band boys iri kuza, ndavuga ati ibi bintu harimo akantu. Ntangira kwandika, ariko nkajya nandika n'ibitekerezo by'abana, nkandika utuntu tumwe na tumwe, ariko nkagira mama umbyara nkatumushyira, nkamubwira ati ndeberaho mama. Ubwo yandehera bimwe akabikunda, ibindi urupapuro agahita naruca akazinga akajugunya. Nicyo gihe natangira, ariko nza kubona ko nashobora kuba umusitari mu bintu bijyanye no kuririmba, bitewe hari n'imyizerere cyangwa se sinzi ikintu cyambujije, ariko icyo gihe ntekereza ko numvaga nshaka kuba padiri. Biri mu bintu byanciye intege, numva ntashobora gukora music kandi ngo njye no kwiga seminari mbe padiri. None kutarashaka turabyemezwa n'iki k'inzozi zitazaba impamo? Ibyo tube tubyihoreye. Hanyuma uri kuvuga ku kantu kw'ijwi ry'umuzimu, ngo umuntu arapfa akagenda. Nibutse story imwe ejo bundi numvise inkora ku mutima, numva nayisangiza abakunzi ba Mega Mind Live TV. Umugabo umwe yari umukire, noneho mu gihe arwaye ameze nabi, ahamagara umuhungu we w'imfura, ati rero mwana wanjye, ntawamenya bari abantu iyo bagiye ntawe ugaruka, sanga nanjye ningenda ntazagaruka. Ati rero mwana wanjye, nimpfa uzampamba $1,000, wasanga iyo bageze bakora business nkaba nta makuru mfite. Bidakeka biri koko yarapfuye, wagira yariraguriraga, apfuye umuhungu atera imibare, muze nguhamba $1,000. Umuhungu yakoze iki? Ngira ngo n'abakunzi ba Mega Mind Life bahise bibaza icyo yakoze. Icyo yakoze ni iki? Yahise asinya sheke. Anje gusinya sheke ayikubita mu ikoti, aravuga ati mva muze, niba habaye ubucuruzi ubwo n'amabanki ariyo uzagenda ubikuza. Rero nta wagiye ngagaruke ngaza duha amakuru, ariko nyine twese tuzagenda. Turi muri ibyo ngibyo, numvise hari inganzo yawe yatangiriye, ariko nyirizina kubyinjira uko bati ngiwe mbyinjiyemo ni ryari? Nabyinjiyemo mu mpera z'ibihumbi 2020. Nko mu kwezi kwa 11 kwa 12 gutyo. Kwari mu kwa 11 ku itariki 23 nibwo nasohoye akantu kanjye ka mbere, ariko ntago kaba kuri YouTube. Ndibuka ninja ahantu muri studio bari kurikodinga hip hop, ngezeyo ubwo nagezeyo nyine nsa nk'utembere ngiye kureba uko ibintu bigenda. Ngezeyo rero nanjye ndavuga ati ariko aba bantu ko numva bafite amajwi meza, wagerageza nkumva. Ariko noneho mfata microphone ndayikinisha, ndikodinga akantu ndi kwivugira biraho nkuko bavuga ati wenda ati ukagerageza nyine wenda nko kuvuga amakuru. Ubwo umuntu wari ku ruhande aravuga ati bro niko sha kutandika utegereje.
ubwo munsi nahise mfata nyura mu tuntu tw'insigamigani mpita nkora akantu k'insigamigani aravuga ati wow ahita agapostinga mbona abantu baragakunze abakunzi baba benshi avantage birabonetse ubwo rero nibwo nahise nicara ariko reka nanjye ndebe ko nabijwi rya rubanda nibwo nakoze ko nise ati singikunda ukundi nagerageje kunyura mu mateka make ya Yuhi Mazimaka wa gatatu nakibutse narakabonye singikunda ukundi ibyo nkunda ntibinkundira aho kunkunda birampunga bikigira gukungika kure gukunda ikitagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba ni igisigo cya uwo mugani wavuye uvuga ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba abasizi muri abantu beza n'amateka nagerageje gushyira mu minota mike ni 6 ako kantu nagakoze kari kuri YouTube channel yanjye Umusizi Bertrand ako kantu karimo amateka ndetse n'icyo gisigo cyavuye kuri Yuhi Mazimaka ni nabwo ubundi ubusizi nibwo bwatangiye gusa nkaho ufata indi ntera mu Rwanda yego icyo gihe ni mu gihe cya kera ntekereza ko uwo Yuhi Mazimaka kumufata nka rumodo wawe mu kazi kawe k'ubusizi ariko uyu munsi wa none muri new generation icyitegerezo cyawe ni Yuhi Mazimaka yari umusizi bamwitaga umusizi w'umusazi n'umusinzi ngo yakundaga urwagwa cyane yaragasomaga yamara kujya bavuga horo yamara nyine kuzura yamara kwisiga itiza yamara kwizihirwa ni umwami ubwo yamara kwizihirwa inspiration igahitiza agahanga agasiga ubwo nshatse kuvuga yuko wamukurikije kugira ngo inspiration yawe izubanza ugashyiramo rimwe simbasha gusa buriya dufite abasizi b'abahanga cyane hano mu Rwanda nabonye hari na generation cyashyiri ku ibirimo kandi bikora neza cyane gusa buriya hari abavandimwe babiri mbafata nk'abavandimwe kuko ibintu byabo kabisa binkora ku mutima buriya Rumaga na Bahati Innocent bara n'abasizi b'abahanga ndabubaha warayamanitse kuri bo kenshi na kenshi ukora imyitozo bagendeyemo cyakoze nakubeshye ntago njya gukora agasigo kanjye ka mbere nkita agasigo kubera ko nagakoze nsa nkaho ndi gukina ariko abantu baragakunda ubundi ko navuga nakoze nk'igisigo ni icyo ni ntago nakise izina rihambaye kuko njye numvaga bidashobora gufata indi ntera gusa nakise agahinda mu buzima bwa muntu kaza muri cya gice cy'ikiganiro cyajyaga gitambuka cyitwa umuruho w'ubuzima nacyo uraza kuduhaho kapera twumve ubwo rero maze gukora ibyo bintu najyaga postinga abantu bakabikunda ubundi nabwo nkajya kubona nk'inshuti zanjye tuziranye banyohereje akantu kanjye k'agace umuntu yakasaka agapostinga ku ruhande atuzi ko umunyamakuru asigaye gupostinga nkabati reka ntago bishoboka nibwo natangiye kubona ko nyine bya bintu bishobora gushoboka ntangira no gusura iby'abasizi ariho natangiye kumenyera umusizi Bahati Innocent niwe namenye bwa mbere ukuye haba ba kera ndongera menya Rumaga menya umusizi Murekatete hari n'abandi bahari ariko mu by'ukuri natangiye kubamenya naratangiye kugerageza natangiye gutera imigeri ariko nyine nabahanga cyane ducireho gato mu gahinda agahinda katica kakagira mubi agahinda nikica kakagira mubi muri make kari akantu nagakoze cyari ikiganiro kuko njye natangiye negeranyiriza ibitekerezo ariko ngezeho hagati nimba navuga yuko ari inspiration yamfashe gishaka guhinduka igisigo kuko nari mfite umwihariko w'ukuntu ninjiraga nk'aho ngaho muri studio nkahita profita bamara kuri recording abandi nkahita nicara kuri mic nta n'ikintu mfite nkahita ntangira nkavuga niko nakoze kari agahinda ndatangira ndavuga bigeze hagati numva kibaye igisigo ariko nkaba ntarashaka kwinjira mu bintu by'ubusizi cyane sinzi ukuntu nasize ndasiga ngeze hagati ndabatuze ko mbanza cyabaye igisigo ndongera nkindura ikiganiro ariko n'undi mu kurangiza kirongera kiba igisigo ndangiza gutyo
wasiga ikikwiruka hari ikikurimo ntushobora kugisiga ntabwo bishoboka. haba harimo amagambo menshi yuje ubwenge ko ukiri muto yakurahe bimbamo kuko sometimes hari igihe hari nk'ijambo ngerinzamo nkaba narivuga namara kurivuga ariko njye mu by'ukuri igisobanuro cyaryo simbe nahita ngikurura neza bikansaba kwegera abakuru nk'ababaza. Ariko umuntu aramutse akubwiye gutya buriya yaba akubwiye ngo iki ni ijambo ryanjemo ngewe none namwegera akambwira ati iri jambo rirakomeye akajya noneho yambwira ati gutya na gutya noneho nanjye ubwo nkahita mbihuza n'ibyo nari natekereje akamfasha kwagura ibitekerezo. kandi ikindi ntekerezo usoma cyane ndasumfata akenshi iyo mvuye mu kazi kabisa no gusoma. kongeye kugushimira rero kuba witabiriye muri Mega Mind Life TV naho utahoza gukomeza kutugenderera ariko tutaratinda reka tubwire abakunzi ba Mega Mind Life TV ko turi kumwe n'umusizi Bertrand Nsabimana abafite aho wamubonera ntagakorera mu kirere. Bwira abakunzi ba Mega Mind Life TV kandi abakunzi baho bakubona. Mfite YouTube channel yanjye bwite ku giti cyanjye yitwa Umusizi Bertrand. Umusizi Bertrand BERTRAND Bertrand. Yes, nuko yitwa. Muraza kubafasha mu gashyira. Ikindi ndi kubategura ibintu byinshi kandi byiza. Navuga ko nta n'ikintu nakoze buriya ubu ngubu bibiri inyuma nibyo nibwo ndi gutangira. Ariko ubu nta muzigo waba ufite nka studio uteganya kutumurikira mu minsi iri imbere? Ndagafite mfite akantu kari kungora cyane ariko ninga kubita hasi rwose ntekereza ko muzakishimira. Ntacyo diho kapera. Ntamenya ntimenyirira ku muziri iminsi iyo yanze biharirwa Imana inyamaswa idakenga iyo ngiyo iratutirwa uzanga kubyumva ntuzanga kubibona. Yes, ushobora kwica amatwi kugira ngo utabyumva ariko ntuzapfuka n'amaso kugira ngo utabibona. Ni muri ubwo buryo rero nta hantu uzacikira ibyo wagenewe mu buzima bwa buri munsi. Nuca hasi bizaca hasi, nuca hejuru bice hejuru, ariko gahunda ni uguhura n'umugambi wawe Imana yaguteguriye mu buzima bwawe. Usabwa ni ugutega amatwi cyane cyane nk'ako kantu. Icyo nshaka kuzavugamo ahanini ni mu isi tubayeho uyu munsi. Isi tubayeho uyu munsi ku rubyiruko, nabonye n'abasaza babaye urubyiruko, abakecuru banze gutega urugori. Nicyo kintu nshaka kuvugaho. Kuko harabongira ngo batara abasaza banze ubusaza. Hari nabonye n'abakecuru banze gutega urugori. Nabonye abakobwa bashize ubwoba. Nabonye abahungu ingeri zose nzinyuraho. Zose ugenda ubaha buri wese umugenera ikimukwiye. Hanyuma mu gusoza rero nk'uko turi kugana ku musozo, gira impamba uha abakunzi bawe kandi abakunzi ba Mega Mind Life TV. Niba ari n'icyo wabasaba ukibasabe, ubundi dusoze n'agapera imwe, ubundi tuvuga ngo naho ubutaha na Mega Mind Life TV tubahoza ku mutima. Icyo nasaba n'abanyarwanda muri rusange, icyo nasaba abanyarwanda, imico yabaye myinshi, imico yarivanze. Umunyarwanda ari imahanga hose ariyo nibo basubira mu Rwanda n'ubundi ugasanga naho mu Rwanda nabo umuco nabyita kugendana n'ibigezweho kandi nabyo, ariko mu by'ukuri tugendana n'ibigezweho dusigasira n'umuco nyarwanda. Nuko dusoje tugendane n'ibigezweho ariko dusigasira n'umuco nyarwanda. Ntacyo bitwaye iterambere nirikice umuco wacu ngo tuva aha ngaha twandavura. Ni Mega Mind Life TV, naho ubutaha turabakunda cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza n'amahoro n'imigisha biva kuri Nyagasani. Ciao ciao. Bye.